ngo ni wakicara kuri table ndiho ngo ni yabatinganye uzi ukuri bro uzi ukuri kose ukuzi urangije tujye tubireke ubona rero muri kugenda muvuga ngo Benda ngo yacitse intege unagikora challenge ngo nakibyina ngo yabaye mu DJ Jojo ndakwiyamye Divine ndakwiyamye mwembi babiri oyashira ibirano byarambabaje urabisubona barano uko mbibabwira kaje sinabimubwiye sinanze gutongana ginanze gutongana nawe ndamwihorera none itavuga ngo ndi umutinganye mu bantu twari twicaye bro turi benshi Divine wari ifataraguruka ngo nabona ari kwicara kuri table y'abatinganye avuze induru ubwo namubwiye ngo urakoze Imana duhana Yo, this is my people today. Atinia shop ya DJ Sky move. Atinia Pablo Papito Pachina Macadon Tigre Casco Pistol. It's a back and sharp boy with back and power. Atinia, you know the shino divine the queen. Atinia shop ya DJ Sky move. Guys, something. Shadow izi update ziri ku mihanda zo zinsetsa buri months buri ko tugiye kuza mu kiganiro abari mo fire abari mode ziri graph. So update z'uyu munsi ni update tugiye kugaruka kuri saga y'ababyinnyi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bazwi una wundi ni Jojo Brizzy and the general Benda wakaba yaranabaye ngo n'umu DJ ra ariko ye ati kariyeri yasanze ati kariyeri nk'itagutunga tuhitamo kujya gushaka indi kariyeri. So izo update rero ni update mwuzaniye for right now aho ngiye kukunyurizaho ama video navuga ngo na live bose bakoze nagukoreza ku video utarabona ahandi hantu ahariho hose. So nkuko mwatangiye mubibona yuko umubyinyi wacu dukunda cyangwa se umu DJ wacu dukunda uwo na wundi ni General Benda aho yatangiye avuga ku bantu abamentioninga uwo na wundi yararimo mentioninga ababyinnyi bagenzi be uwo na wundi ni Jojo Brizzy and the Divine navuga ngo abo babana mu nzu imwe nk'umugore n'umugabo ariko bakaba ari abakunzi. So for right now abo babyinnyi bose ni inshuti habo bita ngo ni Shakira K akabamo bita General Benda akabamo bita Jojo Brizzy and the Divine bose na abantu navuga ngo bari inshuti cye ndetse bagiye barwanana ishyaka kugira ngo bagere aho bageze for right now. So abo bantu navuga ngo update zabo kuntu zihagaze nuko batari kuvuga rumwe bari kurebana ayingwe aho navuga nti buri umwe ari gushinja undi. So rero ushaka kwibaza se yisaga mundi yaturutse he yajute yisaga vipi byaye saga yabo babyinyi cyangwa se abantu akitanye inshuti ni saga yatangiye ngenda byibuka igihe biba bitangira bikaba saga ya danje ni igihe Shakira K wongo akaba yari umugore wa General Benda igihe bavugaga yuko batandukanye bavuga yuko bapfuye Semuhungu. So ibyo bintu Benda kaduse nkambi basubiramo inyuma ho gato kugira ngo tuze twitracinga ibi ngibi by'ubu ngubu noneho tute tubihuza tumenye wagwani y'ibi bintu. So byatangiye bavuga yuko General Benda aryamana na Semuhungu ati Semuhungu ashobora kuba yaragize General Benda umutinganyi akaba ari byo byateye Shakira K nk'umugore we kuba yamuhunga akagenda bagatandukana. So harimo haribazwa se koko nibyo ko General Benda ajya kumutinganye agasiga umugore bafitanye umwana akibaza se vipi wagwani yibi bintu kuba General Benda yakishora mu bintu by'ubutinganyi mu rwego rwo kugira ngo abone ibiceri. So rero nubwo byigeze byibazwaho cyane ko ibyo ni ibintu dusanzwe tuzi yuko ngo abatinganyi ngo bafite ngo ibiceri biri grafo kandi nk'abajene kabisa navango bari tutravagwane wanakora buri kimwe none wanakora buri kimwe ariko General Benda we yagiye live arabihakana aravuga ati ibyo bintu nukumara bika ibyo bintu ntabwo nge nigeze mbyishoramo ahubwo nabashaka kunyicira izina. So rero
ibyo bintu byo kuvuga ngo hari abashaka kumwicira izina, ejo bundi iyo saga yabo ijya gutangira, iyi ngiyi barimo ubu ngubu ni saga yemera avuga yuko ngo Jojo, Brizzy na Divine bavuze yuko batakicara kuri table yari iriho ngo Semuhungu na General Benda, ati bavuga ati ntabwo twakicarana na bariya batinganye. Tirate biriho abatinganya ati twese twayicaraho kubera ko General Benda niyo yari yicayeho kandi ngo yari abahostinze ababwira ati kabisa muze twicarane hano, twicarane kuri table imwe turi tuganira gake gake, atari kabandi bo baravuga ati twege ntabwo twakicara kuri table iriho abatinganyi. Ati intonganya ziba zihereye aho ngaho, ati ubundi babaramparanye wallahi ku mbuga haba harahiye. So rero iyo live yatangiye, General Benda arimo aravuga gutya na gutya na gutya, avuga ati Jojo, Brizzy ndakwiyamye, Divine ndakwiyamye. Navuga ati ni ibintu byamubabaje cyane kuba navuga ati bamufashe mu yindi show, bamufashe mu yindi sura, tudawemye ko amva yuko Jojo Brizzy ni umuntu avuga ngo wagize General Benda wari for right now. So ndakeka ntabwo ari ibintu bakagombye kuba barimo barahahirana. So ibyo nta n'ibidanje kabisa, nta n'ibidanje kubera ko buriya niyo muri abantu mwese muri mu kazi kamwe murimo murashaka amaronko, mwese mwirinda icyatuma mutandukana wallahi, ahubwo mugasenyera umugozi umwe. Niyo ibyo byanavugwa, Benda asanga bari banavuze ba Semuhungu n'abandi bose, ariko ntabwo wowe General Benda wari urimo. Bo bari bavuze ati babatinganye, Benda ni wari urimo, ahubwo bagomba kwicara ukabaza se kuki mwavuze gutya, bakakubwira ati twebwe rero Benda gutya ko wari wicaranye n'abari abantu ntabwo twebwe twari kuza, ahubwo gutya na gutya na gutya bagashakira umuti ibira bintu. So izo ni update mba nkuzaniye kwa ngo tugaruke kuri no saga, kangushiremo video ya live ya Divine kugira ngo nawe ukomeze kureba wagwani. So nagutsindiye kangushiremo wagwani, ubanze wirebere ese biravaye birajya hehe. Umuntu avuga ikintu afite impamvu yakivuze. Sinzi nimba wenda Shakira ari kuri no live hari ijambo namwibariza agahita amenya impamvu navuze ayo magambo. Shakira, uribuka ugiye twavaga muri ya show ya Melody, we na Queen mwari muri iwanjye, you know, amagambo yahavugiwe urayazi, amagambo wavuze urayazi, amagambo yahavugiwe urayazi. Ubwo nawe wahita wimagine impamvu navuze ari amagambo. Ngaruka ku kindi kintu cyo kuzana Jojo mu matiku. Benda na message ejo nakwandikiye naramusubije, ndamubwira Benda man tujye tubaseriye, ngwino kuri live ubwira abantu ibintu bizima, ubwira umere nka Benda wa kera abantu bari bazi bakunda. Ari amakomenti nagiye nsoma nkabona nyine abantu bamaze nyine man that things. Umuntu afite ikibazo n'undi bakicara, you know, bakabikemura, cyangwa ukaba wamamagara. I used to be your friend, ukamamagara tukaganira, you know, ibintu byose bigakemuka. Abantu benshi bagirana ibibazo, abantu benshi you know, cyane cyane abantu nkatwe baba public figure. You don't have to come and post the shit like that. Narakubwiye ati kubera ukuntu witereye ushobora no kuvuga ikintu ari brage, ariko umuntu akakurikodinga. Nakubwiye twe tuba dufite n'ama recording uvuga nyine boro zitari fresh kuri twebwe, ariko ntago turi babantu, twe turi abantu bakuru, turi enough mature. Urumva turi enough mature, nyine nta mpamvu yo kuza gupostinga ngo nze nkubwire ngo nze posting. Ntago hamagaye se ko mfite nimero zawe cyangwa kwandikira message ngubwa man twakoze ibintu ibi ntago byari byiza nk'abantu dukorana tubikemure man, tukabikemura nta ndumva uvuga ngo nagira ibanga njyewe. I have to make things clear, abantu ntibadufate nabi cyangwa bakomeze kudutekereza nabi. Benda, you know,
twakuvugaho byinshi, dufite byinshi twakuvugaho bwakira bukanacya, byanatubabaje pe, ariko ntukaze ngo twigire abantu beza, ntukaze ngo twigire abantu beza imbere y'abantu kandi tutari beza man. Kuba waza ukampara bikira izina ukavangunguranye yamye how comes aho nyiyama nakoze iki, njyewe byatuma mbitindaho nkakubwira ko kuri kuryana. Njyewe divine n'abantu bose banzi ntago njya ngiminwa, ni ikintu kimbabaje ndakikubwira, ni ikintu cyanshimishije ndakubwira ati man bro cyaze wantaye mwankoreye umuti wakoze you know. Ariko ntabwo byari byiza ko nza kuri live kuza kuvuga aya magambo, ntabwo byari byiza. Nabonye benshi batera comment ngo wabivuze wasinze you know, ariko nyine ntabwo nasinze, nibwo nkibyuka kugira ngo wereke ko biba byanambabaje man, biba byambabaje uri kwicira abantu amazina man. Hari nk'umuntu nyine uhita umfata mu kandi gatebo, hari umuntu uhita umfata mu kandi gatebo man, kandi ntarimo noneho ibintu byo kuzana Jojo mu urabizi n'abantu bazi Jojo ntago akunda amatiku, ntuzigera umubona mu matiku. Nyine abantu bagerageza uburyo bashaka kubimuzanamo, ariko be ujye wicara utekereze ibintu Jojo yagukoreye man, ibintu Jojo yagukoreye nawe ubwawe ujya wicara ukamushimira, ukamuhamagara ukamushimira. Ntago yewe ngiye wanzana mu matiku, it's okay, ndi umukobwa it's okay, ariko umuhungu man, mugenzi wawe, umuntu wagufashije nawe ubizi, umuntu wagufashije, umuntu wagize uruhare mu iterambere ryawe ukamuzana ku gasima ukaza kumuharabikaho. Jojo we nta kintu yasubiza, nta n'ukintu yakubwira, ariko be uzicare wigaye, ujya wicara wigaye man, ujya wicara wigaye ikintu cyose wakora n'ibintu byose wageraho. Urabizi nta shyari nta mutima mubi, ariko ujye uha agaciro abantu. Nabonye yavuze ngo waturwanira ishyaka Benda, twese twarwaniranye amashyaka, twese twarwaniranye amashyaka, nakurwanira ishyaka, undwanira ishyaka, Jojo turwanira ishyaka, Shakira baturwanira, twese turwanirana ishyaka man. Nyine turwanirana amashyaka. Rero no kuba narabuze bira by'ubutinganyi uzabaze Shakira, ngiye mugutumyeho uzabaze Shakira umubaza ati se kubera iki divine yambwiye bira bintu. Benda mfite impamvu nabikubwiye kandi nari nanarakaye be. Ibaze nyine kuba uri kumwe n'abantu man, nyuma man ukavuga ngo bari bambaye nabi, ngo basemungu barinena, ngo ntago bari kubakunda, ngo bashobora no kuba ngo no guhita bava kuri table be. Nta muntu nyine uyu munsi ashobora kuba yambaye nabi, ejo akambara neza ya. Kandi nyine isi irahinduka, uyu munsi ushobora kuba umeze neza, ejo bikihinduranya ukamera nabi, ugasanga uri gusaba wa muntu wimye, wa muntu wavuze ngo yari yambaye nabi. Nyine kakantu karambabaje, ni naho ibyo bintu byose byavuye. Ariko nyine undi mwana Jojo, nyine ibyo wakora byose ntukamuzane muri ibi bintu guys. Nyine tujye sometimes mbere yuko dukora ikintu tubanze turebe n'impamvu yabyo, imva n'imvano. Nyine nabonaga ama-recording y'ama-live, amaposti menshi cyane, ntago nayakunze ko nanga nyine umuntu ushaka kumpara bikira izina. Mu gihe ngewe ntaryiharabikiye ngo nkore ikintu kiri wrong, kiri nyine kitari cyiza, ntago umuntu aba agomba kuza guharabika abandi bantu. Ibindi nyine byabaye nyuma y'uko ukora iriya, wenda ntago nabivugira hano kuri kamera. Hari ibintu byinshi ntavuga. Impamvu nge nari nkoze no live yari kugira making ibintu clear,
abantu ntibadufate man umuntu nyine ashobora kuza kicira izina umuntu nyine ntago dukunda kuvuga nyine nta muntu utavugwa ariko biba bibaye ngombwa ko umuntu nyine abivuga hari ikintu wavuze ngo turavuga ngo ntago kibyina wabaye mu DJ sinzi impamvu n'iryo jambo sinzi n'ahantu rikura ariko wenda hari igihe umuntu abona wenda ashobora kuba hari nk'ikintu uba wiyumvamo ukavuga ati wenda ni uyu nguyu waba warabivuze ni uyu nguyu ariko Benda ikintu nakwibwirira mu muntu wanjye urabizi ndakwikundira nkunda uburyo uri funny ariko ibintu ushaka